Muri video iheruka twagarukiye ubwo ibiryo byaba bimaze kugera mu gifu. None se ni iki gikorerwa mu gifu? Nitwa Olive, bahaye ikaze. Igifu ni igice cy'umubiri gifite akamaro kanini mu igogora. Giherereye mu gice cya epigastrium. Igifu gikozwe n'imikaya igifasha kwikurura no kwiyongera, ibyo twakwita contraction and relaxation. Igifu kigizwe kandi n'ibice bitatu by'ingenzi, harimo cardia, naho ibyo kurya byinjirira biza mu gifu. Tukagira igice kinini gikozwe n'imikaya myinshi cyitwa body cyangwa se corpus, ari nacyo gikora akazi kanini ko gusya. Ndetse n'igice cya gatatu ariho ibivuye mu gifu byose binyura biri gusohoka. Ibi byose bibera mu gifu bikorwa mu buryo buri mekanike ndetse n'uburyo buri chemical. Bishatse kuvuga ko igifu kiriyegeranya kigasya ya liquide imeze nk'igikoma yavuye mu kanwa. Ubundi imvura ikavubura imisemburo ya enzyme yo gucagagura byimbitse ibiryo. Ivubura kandi gastric acid irimo hydrochloric acid, ni acide ikomeye cyane yica udukoko turi mu biryo ndetse igatuma ibiryo byoroha. Ifite n'indi misemburo ya enzyme icagagura proteine cyane cyane nk'ibyo twariye bikomoka ku matungo ndetse n'ibimera bimwe na bimwe. Ndagushimiye cyane wowe twabanye muri iki gice. Kora like, usangize n'abandi iyi video. Ufite ikibazo cyangwa inyunganizi, dure muri comment section. Muba amahoro.